Hari ibintu ubona abandi bakora ukabifata nk'ibisanzwe, hari n'ibindi ubona ugatangara ukabura impamvu yabyo. Ariko se niba utazi impamvu yabyo, ninde wakwemeza ko nawe utazabikora? Mu buzima gufasha ni kimwe mu bintu byiza bishobora kuranga umuntu, ariko kenshi iyo tubonye abandi bafasha dutekereza ko babikora kuko bafite ubushobozi burenze ubwacu, tugira ngo ni ukubera ko bafite amafaranga menshi, ububasha cyangwa se umutima udasanzwe. Nyamara iyo umuntu yicaye akareba neza, asanga buri wese afite ubushobozi bwo kugira icyo akora, ariko akabura impamvu imukangura. Hari igihe umubyeyi yemera kugeza umwana w'ahantu kure atitaye ku mirimo afite. Hari igihe inshuti yitanga kugira ngo igufashe. Hari igihe umuntu ashobora gutanga ibyo afite nubwo nawe yaba abikeneye. Utekereza ko we afite umutima mwiza kukurusha? Oya, ahubwo we yabonye impamvu yo kubikora kandi amenya ko ari ngombwa. Kugira impamvu nibyo bituma umuntu afasha. Niba utazi impamvu yo gufasha, ntuzahita umenya ko nawe wabikora, kuko mu gihe utarayibona uracyumva ko gufasha ari iby'abandi. Ibyo utekereza nk'ibidashoboka kuri wowe bishobora kuba ibisanzwe ku bandi. Iyo mpamvu niyo ikeneye kuboneka, ubundi ugasanga nawe uri gufasha. Ubwo si yo mpamvu yawe yaba iyihe? Ese ugomba gutegereza ko umuntu agira ikibazo gikomeye kugira ngo umenye ko ufite ubushobozi bwo kumufasha? Kubera icyo ubundi ukeneye kumenya ibi bintu? Burya nta muntu ugira urugendo rw'icyerekezo kitaramenyekana. Iyo umuntu abayeho nta mpamvu imuyobora, ibyo akora biba bisa n'ubusa. Niyo mpamvu abenshi badasobanukirwa impamvu yo gufasha, kuko batarabona igitera icyo gikorwa. Dore urugero rworoshye. Ushobora kubona umuntu ahagurutse agasiga ibyo yari arimo akora, akiruka ajya gutabara umuntu ugize impanuka. Wenda wowe witegereza ukibaza impamvu yihuta kumufasha, ariko si yaza kuba ari wowe, ntiwari kujya gutabara uwo muntu wari ugiye gupfa, ntiwari kwihuta nk'uko undi abikoze. Nubwo wumva ko hari ibyo utakorera abandi, biba ari uko utarabona impamvu igutera kubikora. Nyamara buri wese aba afite ubushobozi bwo kugira icyo akora. Umunsi uzisanga uri mu mwanya ukeneye impamvu cyangwa ukeneye ubufasha, nibwo uzamenya ko umuntu gukora ibitangaje si uko ari umunyembaraga, ahubwo ni uko yabonye impamvu. Tekereza ari we wari ugiye guhanuka, noneho imbere yawe hari abantu benshi, bose bakakureba nta n'umwe uri kuza kugufasha, ariko hakavamo umwe akaza yihuta akagufata ukururuka. Niko wakagombye kwiyumva igihe cyose ubonye umuntu ubabaye kandi ufite icyo wamufasha. Ntukajye uvuga ngo ni uko bagira umutima udasanzwe, ahubwo ni uko babonye ko bikwiye kandi ari ngombwa. Gerageza kumenya ko gufasha atari ibya bamwe, ahubwo ni ibintu umuntu akora iyo abonye igihamya gihagije kandi iyo yumva neza impamvu ya buri muntu mu kubaho kwe. Ntugategereze impamvu ikomeye cyane ngo utangire gufasha. Ishakira impamvu mu byo ubona buri munsi, abana ku mihanda, abarwayi, ushima Imana ko atari wowe, ubundi wibonere nawe ko ushobora kubikora. Iki ni ikiganiro Ihurizo. Kora subscribe, share, utange n'igitekerezo cyawe hasi muri comment.